hanyuma rero Bwenge witwara neza muri iyi minsi uzamara uri muri stage ushobora kuhakura akazi. Yego. Niba rayobotse gukora mu gutunganya imisatsi ukibanda cyane mu kogosha. Yego. Aho nabigushimiye. Hanyuma rero ndabizi mwarabize mu mashuri atandukanye, ariko uyu munsi ni muri salo yanjye ngiye pasteur. Itware neza nzabona uko umuha amanota menshi, niba na ngombwa nzakurekana muri salo dukorane. Urabona bundi imashini urabizifatwa gutya, sibyo? Haje umuntu ufite umusatsi wenda mwinshi harakumushyamo iyi nimero, iyi nimero gutya ukayambikamo tayari ukamwogosha mu musatsi ugenda uringaniye. Niko byumva? Ibireba byose. None byarimba bitewe n'imisatsi uko ingana ugashyiramo iyi ngiyi tayari ukogosha. Hakuno wenda wumva imashini iri kugenda ishaka kurumagura umuntu nawe ukaza kuyifungura. Ukurikire neza uzabura ubwenge none. Ubwo ayo namavuta urabizi imashini mu gihe ubona ko wenda rwaye mu gese cyangwa se hari bitameze neza. Sibyo? Ngine yakora umaze kogosha umuntu akahanaguza umuntu kwa kundi kugira ngo icyundwe kiveho. Ubundi kuzamo puderi gutya ukamwogosha neza ukamuhanagura neza. Sibyo? Ibi byose ni sawa. Ubu rero iyo mugenje umaze kumugenza gutya igikurikiyeho ubugiye gutangira kumwogosha. Wabirebye? Mbere urabanza ukafata umukiriya ukamwambika uyu mwenda kugira ngo yipudire nkuko kuwiho wowe n'urugero nakwerekaga kugira ngo wowe ntize kumugwaho na rimwe. Turi kumwe neza Bwenge? Okay. Ariko nanone ngiye utarabifata wirinda kogosha abantu. Nk'ubu nimba kuri utarabishobora nimba ngiye umukiriya akaza ntukajye mwogosha Bwenge. Kuko nzaza mwogosha. Uravuga uti reka mbwire boss aze abogosha. Yakoze twenda hano sokora iki ukamubeshya beshya twenda ngiwe nshingo kumesera abantu mu mutwe baraje gukogosha ukamubwira ko ka umbwiye ngo yewe nshinzwe gukarabya abantu mu mutwe. Icyo kintu nicyo Bwenge. Noneho numara wowe ndajya muzana abana bakiri batoye bogoshe nitumara kumenya kubona ko ubishoboye nabakuzagira bogosha. Ariko abakuru kibuka kubabwira ngo ngiye nshinzwe gukarabya abantu mu mutwe. Rero ntabwo nza kubitindamo. Hari gahunda ngiyemo, gahunda niyo. Ubwo ni hagira umuntu uzabona ari mukuru ramamagara nze mwiyogoshe. Kose ndaguhamagara. Ni haza abana nta kibazo bogoshe n'ubundi mwana icakanyone bangana. Are you sure Emmanuel? Tujye Bwenge? Okay, rero ntubu mwana chance igara aho ngaho. Turi kumwe. Yego. Umva, numvira uriyana. Uzimubonye umukira. Umva, namwogoshe byaba ngombwa. N'amafaranga yampa nayatwara ndakunangiraga we ngo nurageze gufata umuntu ngo umutima ushyiraho. Meze bite? Meze neza. Abanga bari he? Reka kwicara kuri iyi ngiyi. Icara kuri iyi ngiyi nziza. Iyi ngiyi. Mumbwirire abanguke. Ni njyewe. Ni njyewe. Wowe? Wese uzi kogosha? Yego. Ngaho nimba ari wowe rero ngaho nyogosha. Ubwo se nyogosha imeze gute? Reba nyine uyu mutwe wanjye kuteye shyiraho ingande. Uwakogosha inyamerika kariyo nziza. Yaba G. Kaba G.
bibiri pe. Urama bibiri. Kwa bibiri. Bibiri ino saro yanyu ni ibihumbi bibiri. Ntabwo. Urama bibiri pe. Aya begurutwe. Monsieur, I told your mom to let you go and study in Nigeria. Mfite urutwe runini. Ni runini pe. Runini. Bwenge nakubwiye ko kijya kugenda. Wamubwiye ngo sinogoshe ariko se urukumva umukiriya yagendera natamwogoshe. Nuko mwogoshe n'abagasinzira. Wansuzuguye. Mwirukane? Wapi? Nta manota nzaguha. Nturi muri stage. Ndi muri stage. Ibaze kugira ngo wogoshe umuntu arinde gusinzirira. Unamwogoshe nabi kuriya. Urabona natamwogoshe kogosho keza. Bivuze ngo natanyishyura yishyura. Njyewe. Urayishyura? Urayishyura? Okay, sawa. Ariko kamubwire, ubashye utanayishyura ntugomba kujya usuzugura. Ngibyo nakubwiye riba ari ibwiriza ryanjye nka boss. Usuzugura kwawe rero wasanga byakugiraho ingaruka zikomeye. Wamugoshiye nyogosho. Wakogoshe Nyamerika kariyo nziza. Iyo nyogosho mwarayize mu ishuri? Ngije kundusha ubwenge ariko nakumvise. Nibyo yagusabye se? Okay, sawa. Ngaho tugenda. Fuck. Oya nagura kurangiza kogosha. Nagura kurangiza ntureba se? Ntibona wowe. Nyogoshe gutya. Nuyu wasanze ahangaha. Subizo wasanze ahangaha. Sundacaye. Chati nyine turakogosha ni si nyogosho wahisemo. Igiye hose. Kugira umwogosho wenda mwizeye ariko. Nwabaje kumubwira inyogosho ukeneye. Mwa murimo nibiki? Muri kwishyura ugende. Muri gukina mu mafaranga. Ngire gute? Ngayishyura ari. Nese imashini kwaye buri bo. Yinzira kodeshwa muri turawishura niki? Nyine wishyura ugende. Mwa murimo nibiki? None se nyine ishyura ugende. Nese niba wavuze inyogosho ushaka niba cyo baguhaye. Utamubitirira basi imbwita kujiga. Imbwita kujiga. Bose ibintu ni ntabwo. Bose ibintu mwamugore. Wowe si ikibazo bakora n'ubwo bwabo n'umutwe usanzwe ari mubi. Mva mufunge. Mufunge mutangiye ibyo mwamaje kugukina n'abantu. Bakina n'abatanga. Bara muto bari mu kana kwita mu baziranga. Iyi ni roho. Abishurike. Twashaje. Ko hajya nzagera hano. Uwo mutwe ni uremereye gutyo mu igihaza wujyana hano.